Mbere yuko dutangira mureke mbanze mbabwire amakuru tugiye kuganira cyangwa se nabateguriye yasohotse ngiye kubaheza mu kiganiro cyose. Hari amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino ngo ingabo za leta ya Kongo zikomeje guhangana n'umutwe wa M23 ndetse hari n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako karere. Ikindi tuza kureba nanone tugiye kureba ijambo muri Leta Zunze Ubumwe basohoye ngo muri iyi minsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje gufatira ibihano abantu n'ibigo zivuga ko bifitanye isano n'ibikorwa bibangamira amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo tugiye kureba muri video yose ari no mpamvu mvuga ngo wadutega amatwi kujya paka ku musozo kujya hatagira inkuru n'imwe igucika. Yes, no vuga ngo niba uri mushyashya reka nkwibutse kudusapotinga ukandi subscribe hanyuma ukanda na like wandika na comment uko ubyumva. Mu mezi ashize ibikorwa by'intambara byakomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Ingabo za leta ya Kongo zikomeje guhangana n'umutwe wa M23 ndetse hari n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako karere. Abaturage benshi bakomeje guhunga ingo zabo, ibikorwa by'ubucuruzi birahagarara, amashuri n'amavuriro nabyo bikagira ikibazo cyo gukora neza. Umuryango w'abibumbye, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Qatar, Amerika n'ibindi bihugu bakomeje gusaba impande zihagarika imirwano. Hari ibiganiro by'amahoro byagiye bibera ahantu hatandukanye, ariko kugeza ubu haracyari imbogamizi zituma amahoro arambye atagerwaho. Kugira ngo icyo kiganiro twagikoze kare ugende urebe muri comment nabashyiramo link. Bimwe mu bihugu byafatiwe ibihano abantu cyangwa ibigo bikekwaho kugira uruhare mu ntambara cyangwa mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro bujyanye n'iyo ntambara. U Rwanda rwagiye ruvuga mu makuru mpuzamahanga ku bijyanye n'umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo. Leta y'u Rwanda yakomeje kuvuga ko icyo ishize imbere ari umutekano w'imbibi zayo no kurwanya imitwe iyibangamiye cyane FDLR. Ku rundi ruhande Leta ya Kongo yakomeje kugaragaza ibirego byayo. Ibi ni bimwe mu bibazo bikomeje kuganirwaho mu rwego rwa diplomasi. Abasesenguzi benshi bavuga ko amahoro ashobora kugerwaho gusa ariko impande zose zicaye ku meza y'ibiganiro, abaturage bakarindwa, imitwe yitwaje intwaro ikareka imirwano, ibihugu byo mu karere bigakorana mu kubaka umutekano. Nubwo intambara ikomeje guteza ibibazo byinshi, hari icyizere ko ibiganiro by'amahoro bishobora gutanga umusaruro igihe impande zose zabishyira mu bikorwa cyangwa se zabishyira mu bushake. Ubwo ahangaha ni igice cya mbere cy'amakuru tugiye kwihuta tujye no ku yandi. Ubanze utubwire kuri aya makuru wowe ubitekerezaho iki? Ese ubona amahoro azaboneka vuba? Andika igitekerezo cyawe hasi wese no kanda subscribe. Twihuse cyane. Muri iyi minsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje gufatira ibihano abantu n'ibigo zivuga ko bifitanye isano n'ibikorwa bibangamira amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi bihano bishobora kuba birimo gufatira abantu imitungo iri muri Amerika, kubabuza gukora ubucuruzi n'ibigo byo muri Amerika cyangwa kubabuza ingendo zijya muri icyo gihugu. Amerika ivuga ko intego y'ibihano atari uguhana abaturage ahubwo ari ugushyiraho igitutu ku bantu cyangwa se ibigo bivuga ko bifite uruhare mu gukomeza intambara cyangwa ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro bukomora ku makimbirane. Ariko se ibi bihano bishobora guhindura iki mu ntambara? Abasesenguzi bavuga ko bishobora kongera igitutu cya diplomasi bigatuma impande zirebwa zitekereza ku biganiro by'amahoro. Abandi bo bakavuga ko ibihano byonyine bidahagije kuko ikibazo gifite amateka maremare kandi gisaba ibiganiro hagati y'ibihugu n'impande zose bireba.
Ku ruhande rw'akarere abakurikiranira hafi politike bavuga ko amahoro arambye azaterwa no kubaka icyizere hagati y'ibihugu no gukemura ibibazo by'umutekano n'ubuhunzi. Mu gihe ibi byose bikomeje, abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo nibo bakomeje kwibasirwa cyane n'ingaruka z'intambara zirimo kwimurwa mu byabo, kubura ibiribwa n'ibindi bibazo by'ubuzima. Niyo mpamvu amahanga akomeje gusaba ko ibiganiro by'amahoro byihutishwa kandi abaturage bagahabwa ubufasha bw'ibanze. Ese ibi bihano bya Amerika bizagira uruhare mu kugarura amahoro cyangwa hakenewe izindi ngamba? Ni ikibazo gisigaye mu biganza by'abayobozi b'akarere n'umuryango mpuzamahanga. Wowe ubitekerezaho iki? Ese ubona ibihano mpuzamahanga bishobora gufasha guhagarika intambara cyangwa hari izindi nzira zakwitabwaho? Andika igitekerezo cyawe muri comment. Niba ukunda amakuru asesenguye kandi yizewe, kanda like, subscribe, unakande akamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha guhita ubona notification iturutse kuri The Great Nexus mu gihe twasohoye. Murakoze cyane, tuzongera kubonana mu yindi video.